imizinga igiye kuvamo imyibano, ngo kandi Imana igiye kuzenguruka Afurika isaka, kandi abagiye gufatwa na forode ni benshi. Imana irambwira ngo kandi bagiye guhanwa ibikwiriye n'ibyo bakoze. Ni ku Uwiteka Imana yambwiye ngo ntangire mvuga yemwe. Igihe cy'amayobera kitegeze kubaho kibayeho. Abakomeye benshi bagiye gusubiranamo. Imana irambwira ngo abantu nibiyarure kandi biyambura umwambaro mubi. Imana irambwiye ngo ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Ni ku Uwiteka yambwiye yemwe. Yemwe banyamwuka, yemwe banyamasengesho, yemwe bahanuzi mwe, yemwe bavuga butumwa, yemwe bayobozi bakomeye, yemwe banyamahanga mwe. Uwiteka yansaza arambwira ngo agiye gusarura ibyeze n'ibiteze. Niko yambwiye ngo mbwire abantu. Nsubiremo namwe mbabwire mwebwe mupinga umwuka w'Imana. Yemwe mwasubiye inyuma mukiringira imbaraga z'ibigirwamana mwe. Yemwe mukenyereye kubigirwamana. Yemwe mukorera abami babiri. Yemwe mwiyoberanya. Yemwe mubundabunda muri za maraya mwe. Yemwe mwishushanya yemwe mudafite imyambaro y'imbeho yo kwifubika. Yemwe imitaka yanyu yacitse mwe. Igihe kirageze Uwiteka aje gusarura ibyeze n'ibiteze. Mvuge n'iri jambo, Uwiteka aje kurobanura urukungu mu masaka. Mvuge n'ibi, abanyabwenge bagiye gushoberwa bitewe n'uko Uwiteka Imana agiye kuboneka. Ndetse n'umwana uri mu nda azamenya ko Uwiteka Imana yabonetse. Uwiteka yantumye ngo abantu nimwiyarure, muve mu bidafite umumaro, mukoreshe kano gahe Imana itanze mukiranuka. Kano gahe Imana yatanze abandi muri kugakoresha mujya mu bibi, muri kugakoresha mwishushanya, abandi muzirura ibyazizwe, abandi mujya mu bidafite umumaro, muri kugakoresha mwivanga, muri kugakoresha mujya mu busambanyi, kandi agahe Imana yari yatanze kari ako kwihana. None abandi muri kugakoresha mukora ibyangwa n'Uwiteka, ariko Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Mvuge n'iri jambo nabwiwe, Uwiteka yavuze ngo ntangaze mvuge ngo umugeni aratashe, ariko abaherekeza babaye benshi. Abaherekeje uyu mugeni babaye benshi, ariko igiteye agahinda uyu witwa umugeni nawe ararimbutse. Imana niko yambwiye. Abaherekeza b'uyu mugeni babaye benshi, ariko igiteye agahinda nuko babwiwe ko umugeni agiye gutaha, ariko bagakerensa itaha ry'uyu mugeni, bagafunga amatwi bakanga kumva. Ariko igihe kirageze, ubukwe bugiye kuba, kandi buno bukwe bugiye kuba ni ubukwe budasanzwe. Ni ubukwe budasanzwe banyamasengesho, banyamwuka muraza kudufasha. Muradufasha. Yemwe banyamwuka mwe, hagiye kuba igihe cy'ubukwe kidasanzwe, ariko buno bukwe ntibusanzwe kubera ko ni ubukwe butigeze kubaho. Mbega umugeni we, mbega ubukwe we, Mana we, Imana idutabare kandi dusobanurire. Ikindi ntabura kuvuga, ayiwe mayibobo Imana hari mayibobo Imana yambwiye ngo ni mayibobo zo mu rusengero, zigaragara nka zikijijwe kandi zidakijijwe, bambaye umwambaro w'intama kandi ari amasega aryana, bashumba amatorero kandi ari abasambanyi, bashumba amatorero kandi ari abajura, ari abibone, basengera kubizira, ni abahanuzi ariko imitima yabo yaraborewe. Ariko Uwiteka yambwiye ngo ubwo bukwe muzabutaha, ariko ntabwo muzataha. Ndabwira bumvira batumvira bazibonanira. Mwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Abakobwa 10 bamwe bari abanyabwenge abandi ari abapfu,
batanu babika amatabaza yabo n'amavuta, ariko abanyabwenge bari bafite amatabaza ariko nta mavuta bari bafite. Umukwaje bose barahunikira, ariko abanyabwenge Imana ibaha umugisha bo bari bafite amavuta. Nubwo ibihe byari bikomeye ariko bagumanye amavuta yabo. Ibihe byari bigoye ariko amavuta yabo barayagomeje barayagundira. Mbese kuvuga ngo urasenga amavuta uracyayafite, ko abagiye kurengerwa ari abafite aya mavuta, abagiye kuboneka muri buno bukwe bafite amatabaza yaka, ni abarinze amavuta yabo. Aho ntabwo uri mugabo nta bwenge wagiye nta rwandikora, igihe kije kigiye kugusobanurira uwo uriwe. Imana niko yambwiye, ntabwo izagendera ku mashuri wize, oya, ahubwo igihe kije Imana ije kugusobanurira uwo uriwe. Nimba uri ibandi bigiye kumenyekana da, nimba warasenze wiyoberanya bigiye kumenyekana, nimba waraseze mu kuri nabwo bigiye kumenyekana, nimba warasengeye ku tuntu kuri twa tundi wapfuritse nabwo bigiye kumenyekana. Ariko igihe kigiye kubisobanura yemwe, kubera ko buno bukwe bugiye gutuma abantu benshi bagaragara. Mana we, abazungu n'abirabura bagiye kugaragarira mwa buno bukwe. Ikindi Uwiteka Imana yarambwiye ntabura kuvuga nacyo kubera ko kirakureba. Yarambwiye ngo hagiye kubaho ubunyerere mu mpande zose. Imana irambwira ngo bazarokoka buno bunyerere n'abo yambitse inkweto. Ariko igiteye agahinda nuko nabonaga hari abantu Imana yari yarahaye inkweto barangije bazikura mu birenge. Mbona bari kugendesha ibirenge mwa buno bunyerere. Ariko Imana yarambwiye ngo buno bunyerere nabwo ntago bworoshye, nabwo bugiye kubaho yemwe barokore mwe. Ndabwira abumvira abatumvira bazabimenya byabasoyeho, n'ubundi n'iminsi igiye kuza izabumvisha izo umwuka yavugaga. Uwiteka Imana arambwira ikindi ntabura kuvuga, arambwira ngo abandi banize abana babo, kandi abana bari bagiye kubatabariza kugira batabarwe mu gihe gikomeye, ariko benshi mwanize abana banyu ntabo mugifite. Abari mubafite mwarabanize, murabaniga. Imana irambwira ngo ntacyo kubarengera mufite. Imana irambwira ngo edeshando drodema petikisa drodema landango sendre koshadoma. Uwiteka Imana arambwira ngo ikigomba kubarengera wari umwana none mwaramunize. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nagaye yatanze kugira ngo mwigenzure mwihane, mwakomeje kongera icyaha ku kindi. Imana irambwira ngo ariko yemwe mutumva, yemwe batumvira mwe, yemwe mufite amatwi ariko mutumva, Imana yambwiye ngo n'akanoge yari yaratanze kagiye kurangira. Uzumve cyangwa ndubuzumve, kanoge yatanze kagiye kurangira. Hari uwegeze wandika komenti, reka mbivugeho, hari abantu bameze nkawe, aravuga ngo bo bari basenga Imana izo mana zabo sinzivuge mu isi nizo mana zabo. Yewe izo mana zanyu mwiringiye zigiye kubatamaza. Ariko umunyabwenge niyihane Yeswe, ashaca Uwiteka bigishoboka, yegera Imana bikiri gukunda, kubera ko agaye yari yaratanze ko kweswa mwagasambaniyemo, agaye yari yaratanze ko kweswa mwagiye mu guca imanza mujya mu moko. Yemwe rubyiruko, yemwe bagabo namwe, yemwe bagore, yemwe bize namwe mutize, yemwe banyamahanga namwe banyafurika, Uwiteka yantumye ngo agaye yari yaratanze kagiye kurangira. Umunyabwenge niyegera Uwiteka bigishoboka. Uko ni Uwiteka Imana yambwiye. Ibiti bigiye kugwa bigwira icyarimwe birambarare kandi byume, ndetse kandi byibagirane, kandi bizagwira benshi yemwe. Ariko umunyabwenge niyegera Uwiteka adafite gushidikanya, ariko umunsi ukomeye w'izago n'amakuba
yazarengerwa. Ndashoje, reka nsome ijambo riherekeza ubutumwa Imana yampaye. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkufurize umugisha w'Imana aho uherereye hose, impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, muhaye ikaze, unyemerere nkwibutse gukora subscribe kuko utarigeze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, ngira ngo mumaje kumenyera yuko Uwiteka duhamagaye mu bintu nk'ibi ngibi. Unyemerere rero mudushyigikire mubane natwe, ushobora kubigiramo uruhare ukanda aho hasi handitse share, ukabasha guhereza ubutumwa bagenzi bawe kugira ngo bumve icyo Imana iri kuvuga mu gihe nk'iki ngiki. Muranyemerera nakiri umukozi w'Imana turi kumwe muri uyu mwanya kugira ngo abashe kutwibwira amazina, uwo mubonye ari ubwa mbere umenye umuntu ugiye kubana uwo ari we. Tuguhaye ikaze nanone. Murakoze, Imana ibahe umugisha mukozi w'Imana Ben. Yesu akwishimire. Amen. Amazina yange kuba atayazi, nitwa Tuyisenge Daniel. Yego. Ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro, ndetse n'ibindi Yesu anshoboza ndabikora mu gihe nyacyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Twese Imana duhana umugisha. Tugiye kumva ubutumwa Imana yaguhaye. Unyemerere nkwinginge cyane udusengera Imana kugira ngo Mwuka Wera tubere umuyobozi muri uyu mwanya. Imuze ngabo za Yesu, tuje mu ntambara, umwami ni ubigisha kunesha abanzi. Mukomere cyane, tugiye kunesha, duhabwe ingabire nziza yo zabatabarutse we. Umwami agaza ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugabane w'umwana we yitwariye ninde. Urera urakiranuka, ni koko umwami agaza ingabo ze. Ni koko abambaye imyambaro nibaze tujye mu ntambara. Umwami niwe muyobozi, niwe utwigisha. Kubw'imbaraga ze dufite, ni ko umuririmbyi yavuze, tuzabaho no mu rupfu. Mana ishimwe, ndagushimiye. Ngwino ubane natwe mwami, unyobore. Ugiye kunkurikira ntabone ngewe, abone wowe. Tiyumve ngewe Daniel, yumve wowe. Bushake bwawe bari bwo bugaragara. Niwe wabasha kubana natwe kandi ugakiza imitima ya benshi, ukarokora benshi batandukanye kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga zawe. Ngwino unyobore, unyobore, umfashe, unkomeze. Oh, haleluya, haleluya. Ni imbere yawe ndi umwana muto, ariko icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye. Ugengeragezwa muri iyi si, ariko nkomeza mwami, simbe njyenyine muri ubu butumwa wampaye, ahubwo umbe hafi. Hinduka akanwa nawe uvugire muri nge. Hinduka igikoresho cyawe wishimira, zikara ryaka ku munwa wanjye mvuga amagambo yawe. Uboneke, njye mbura ariko uboneke. Wabwa icyubahiro, ndabigushimiye. Ngo ngwino ukora iz'ubutwari kandi ukora iz'imbaraga, ugenderera umuntu wese ugiye kumva buno butumwa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, izakora imirimo we. Zirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, uko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira we.
dore impanda ziravuze, uze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubaberawe. Buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tunesha ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Imana ibagirire neza. Ubutumwa nahawe Imana yambwiye ngo mbutangire mvuga ngo ndabwira bumvira naho batumvira bazibonanira. Ayi ndabwira bumvira naho batumvira bazibonanira. Ababyeyi bumvira naho batumvira bazibonanira. Abasore bumvira naho batumvira bazibonanira. Abagabo bumvira naho batumvira bazibonanira. Ndabwira bumvira we n'abatumvira, iminsi igiye kubereka ko bakoze ikosa. Yesaya niho nahawe, muri Yesaya ibice vyaho ni 13, durahera ku murongo wa 6. Buri wese yiyumve kuko nimwe mubwirwa. Bice 13 turahera ku murongo wa 6, usome nihuta. N'ubutumwa bwiza nahawe. Nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse kwishobora byose. Ivyo bizatuma amaboko yose atendebuka, n'umutima w'umuntu wese ukuka. Baziheba, umubabaro n'uburibwe bizabafata. Bazababara nk'umugore uri kunda. Bazarebana bumirwe, kandi mu maso yabo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzanye uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi. Uhindura igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukanga bwazo ntibizaka. Izuba rizijima rikirasa, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Nzahana ab'isi mbahora ivyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nzamaraho ubwibone bw'abibone, n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Nzatuza abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza Ofiri. Nico kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi, isi nayo kayinyeganyeza ikava hayo. Mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyiringabo, kubw'umunsi w'uburakari bwe bukaze. Maze umuntu wese uzasubira iwabo yiruka ngisha ihigwa. Maze umuntu azasubira iwabo yiruka ngisha ihigwa, cyangwa intama itagira umungeri. Umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Uwo bazabona wese bazamusogota, kandi uzafatwa wese bazamwicisha inkota. Mwakira ubutumwa bwiza. Amena. Reka dusenge. Nuko abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga bati ntowasohoka, imvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo.
bati ntiwasohoka iyi imvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse. Shimwe ko wera Mana, tugufitiye icyizere. Ndagushimiye ku butumwa wambaye gutanga mbutambukije. Reka bugereho bugomba kugera, ubwumva bumukize, uca bugufi umubabarire, umushireho ikimenyetso cyo kurindwa, arindwe mu gihe gisa n'iki. Mwuka wera agenderera umuntu wese, ijwi rirangurura ndetse rigere kuri buri wese. Umuntu wese umuhe umwami gufura ibishura bye, kugira ngo amazina yavanwe mu gitabo cyo kurimbukwa, ahubwo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ureka umuntu wese umugenderere. Seze nizeye mwami, ngushimira ko wanshoboje gutambutsa ibyo wambaye gutambutsa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze. Amen. Twese Uwiteka aduhana umugisha. Ubutumwa buratambutse, abantu mudukurikiye, ni kenshi ubutumwa nk'ubukunze gutambuka, ariko abantu benshi murabikerensa mukumva ko ari ibisanzwe bihoraho, ariko umunsi uzabumwe. Abantu mufite imitaka yatobaguritse, nakugira inama yo gushaka umutaka muzima, kandi Uwiteka aracyatanga imitaka, ndabizi neza ko yawuguha. Hanyuma reka twegereze ku musozo, twinginge mwene data duhe nimero za telefone. Birashoboka ko wakwifuza gusengana nawe cyangwa se kumugisha inama bitewe n'ibihe urimo. Ushobora kwifuza kwihana ukabona uburyo uza kumuhamagara. Waduha nimero za telefone? Murakoze, Imana ibahe umugisha kuba mubidusabye. Reka tuzibahe. Ni 0788 72 91 46, 0788 72 91 46. Imana ibahe umugisha kandi uburinzi bwayo bubabeho. Amen. Amen. Reka mubwire ngo naho ubutaha rero. Ciao ciao. Tumara